turacyari mu gice cya mbere muri runo rwandiko intumwa Pawulo yandikiye itorero ry'i Tesalonike. turagira ngo twongere dusome kuko turi ku murongo wa 3. Turaza gusoma kuva ku murongo wa 1 tugere ku murongo wa 3, hanyuma turebe ibyo twasigaje mu murongo wa 3. Paulo na Silwano na Timoteyo turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Abatesalonike bari mu Mana Data wa twese, Umwami Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bibe muri mwe. Mwese tubashimira Imana iminsi yose, tubasabira uko dusenze, twibuka iteka imirimo yanyu yo kwizera n'umuhati w'urukundo mugira no kwihangana kubwo kwiringira Umwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana yacu ariyo Data wa twese. Amen. Imana yacu tugushimiye ko wongeye kudushyira amagambo yawe imbere kugira ngo twongere tuyarebemo icyo atubwira. Tuyasoma nkaho ari wowe ugiye kuvugana n'imitima yacu, nubwo turi bukoreshe bimwe mu byo intumwa yandika yari izi iri torero ryari ririmo, ariko Mwami Imana yacu tugiye kubikoresha nkaho ari twebwe bibwira aka kanya. Mwami rero reka rwose uduhe kubyumva kandi tukumvire rwose kugira ngo ibyo dutegeka tubashe kubyumva. Natwe Mwami twatura amagambo nk'ay'Abisirayeli ngo ibyo Uwiteka avuga byose tuzabikora, ariko Mwami uduhe ubushobozi bwo kubikora, nyine tutaza kumera nk'Abisirayeli babivugaga gusa ariko ntibabikore. Ngaho tugirira ubuntu bwinshi izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Kubo twabanye muri stadi zabanje ubwo twatangiraga runo rwandiko, tuzi ko Imana yacu y'igikundiro cyinshi kandi kitarondoreka yagiye ikomeza kutwigishiriza muri uru rwandiko. Amen. Kimwe mu bintu twabonye gikomeye cyane cyarangaga rino torero ry'i Tesalonike ni ikintu cyitwa kwihangana. Kwihangana ni umurimo navuga ko ni itegeko ry'Imana, kuko Bibiliya idusaba ko twihangana. Tubona ko ni ikintu Imana ivuga umukristo wese agomba kuba afite, uretse ko n'umuntu utari umukristo nyine agira ikintu ntabwo twacyita kwihangana atoro, kuko turi bubone igisobanuro cyo kwihangana, ariko nyine nawe ashobora kubaho nyine hejuru bimugoye ariko akomeza akabaho nyine, ntabwo ari wese ujya kwiyahura. Ibyo ngibyo turabibona, hari n'igihe usanga nyine akomeye nta kibazo, ariko kwihangana cyane cyane turi kubona muri runo rwandiko ni ukwihangana ko kuzira Umwami wacu. Amen. Nimba turi gutotezwa tuzira Imana, tuzira ibyo kwizera, umuntu akihangana yihanganiye muri ibyo, nicyo turi kubona rero muri runo rwandiko. Mu by'ukuri runo rwandiko ntabwo cyane cyane ruri kwadiresinga abantu bari kwihangana kubera ko wenda babuze ibyo kurya, kubera ko wenda se mu rugo bitameze neza, wenda umugore yadukanye izindi ngeso ngo umugabo akomeze yihangane, cyangwa se umugabo yadukanye izindi ngeso ngo umugore akomeze yihangane. Cyane cyane turi kubona ko ni ukwihangana, bihanganira akarengane bagirirwa Umwami wacu bwo kumwizera. Amen. Nicyo kintu rero tubonamo hano cyane cyane iri torero ribwirwa, rishimirwa ko rikora. Twabonye ubwo turi kwiga tugitangira nyine muri introduction, nyine twabonye ko iri torero mu by'ukuri ni itorero ryihanganiye akarengane gakomeye, ryihanganiye ibihe bikomeye, ariko rirakomeza nyine ririhangana nk'uko turi buze kugenda tubibona. Iyo Paul aratangira kwandika
dutangira tubona atangira agaragaza ibyo ashimira Imana ku bwabo. Nibyo rero twari twize ubwashize, aho twari twabonye ku cyo yari yise ngo ni imirimo iva ku kwizera, cyangwa se ngo ni muri translation yitwa CSB aravuga ngo works produced by faith, bivuga ngo ni imirimo ariko yazanywe muri bo no kwizera. Twabonye ko iki ari ikintu gikomeye, kubera ko kwizera ubwako kutagaragajwe n'imirimo yako, kutagaragajwe n'imbuto zako, ntabwo kwaba guhari. Ariko ngira ngo wenda ni n'ibintu nyine umuntu abasha kuba yareba akabona. Ubundi busanzwe akenshi ntabwo ushobora duhuye nka gutya mu nzira, ntabwo ushobora kundeba nyine uvuga turabona agira ibitekerezo byiza, nyine ntabwo ntiwandeba gutya tubona ko ngira ibitekerezo byiza cyangwa se ngira ibitekerezo bibi byanduye cyangwa se bize gute, ahubwo keretse nituganira ukumva uko ntekereza, naho ngaho rubashe kuza ko bizavingira iki ibitekerezo byanjye. Rero ikintu cyose kiri invisible cyangwa se kitagaragara, udashobora kuba umuntu yaza ngo ahite agifataho gutya kubwira agifateho yumva ingano yacyo, of course kizagaragarira mu buryo gisohoka hanze. Amen. Kizagaragara mu buryo gisohoka hanze. Rero kwaho kwizera ni ikintu umuntu ashobora kuvuga ngo ndagifite. Iyo mu gice cya kabiri cyo muri Yakobo tuba tubona nicyo kintu cyane cyane Yakobo aba ari kudiringa nacyo, ahubwo atakuvuga ko ufite kwizera, ariko nta kintu kimwe nyine usibye kubivuga. Ibyo ngibyo rero n'abadayimoni nyine ibyo uvuga ngo ndazi ibyo ngibyo n'abadayimoni barabizi. Bivuga ngo ndizera n'abadayimoni barabyizera. Ubo banakurusha n'ikintu kimwe, ubo banahindura umushyitsi kukurusha. Iyo babyumva nyine kuko baba bazi ingano yabyo, ubushobozi bwabyo, ibo baba bahinda umushyitsi, ariko we nta no guhinda umushyitsi. Noneho kavuga ngo rero umwe nuko kwizera nyine ngo kuba gupfuye nimba nta mirimo ikugaragaza. Aho twabonye ko mu by'ukuri Yakobo gukoresha iryo jambo ngo kuba gupfuye nuko ikintu cyonyine gishobora kuba gihari ariko kidafunctioninga, nuko nyine nta mwuka waba urimo, nta buzima mbese muri make cyaba gifite. Bandi magambo ngo yaba ari nk'umurambo. Kwizera ko umuntu ashobora kuvuga mu by'ukuri ntabwo wagira ngo hakanye umuntu ngo ufite kwizera icyo gusa, ahubwo nyine kuko ari ikintu abasha kuvuga ariko kikaba kidafite kugaragaza imbaraga zacyo. Bandi magambo nta kindi Yakobo ari kubyita asubye kuvuga ngo kirapfuye. Kakonyera kirakivuga ariko after all wacyo uzavinga ntukibone. Rero ikintu cyonyine kitabasha gufunctioninga ni intumbi cyangwa se ni ikintu kitari mu mwuka. Amen. Imana tugirire ubuntu kugira ngo turusheho kugira iyi mirimo izanwa no kwizera. Rero twari turi bukurikizeho ikintu cyo kureba uku y'uno murongo wa kabiri, aho yavuze ngo ni umuhati w'urukundo mugira, n'umuhati w'urukundo mugira. Biratangaje ukuntu ibi byanditswe bitabanje urukundo rwo gatavuga nyine umuhati, ko kugira ngo nanone bize kuza kugaragaza ikintu turi buze kuza kubona. Mu cyongereza bavuga nyine works produced by faith, na ngo your labor motivated by love. Ariho hano kwa tubonye tugejeje gushyira nko mu magambo yose icyongereza gikoresha, kuko
translation ziba zitandukanye, wabona harimo kwitanga cyangwa se gukorera service, kuvunika labor cyangwa se nyine kuruha imiruho, ngo ariko byose biva mu rukundo. Iyo bigeze ku rukundo, buri gihe bizadusaba gushaka igisobanuro kivuye ku Mana cyangwa se ikintu Imana ivuga ku icyo kintu iyo bigeze ku rukundo. Kubera ko iyo ngira ngo nk'abantu bose bagiye biga ku marangakamere y'Imana, twagiye tubona mu marangakamere y'Imana harimo irangakamere ry'urukundo, kuba Imana ari urukundo, kugeza aho biri tubwira ngo umuntu udakunda ngo ntazi Imana, ngo kubera yuko Imana ari urukundo. Amen. Bivuga ngo urukundo ntabwo rushobora kuza kugira igisobanuro nyine kitavuye ku Mana y'ubwayo. Amen. Rero iri rangakamere Imana isangiza abantu cyangwa se communicable attribute. Bivuga ngo ni irangakamere Imana ituma abana bayo natwe cyangwa se n'abantu muri rusange, ibyaremwe byose tugira. Ntabwo turi buze kuza kubigira ku mwuzuro wabyo, ariko natwe Imana ibiduhaho. Niyo mpamvu wavukiye mu rugo rw'ababyeyi bagukunda, niyo mpamvu ufite abavandimwe inshuti zawe bagukunda, bakubaza uko umerewe, bahora bitaye ku byawe. Niyo mpamvu ugira inshuti, abantu runaka mukundana rwose pe, uba uzi ngo ngomba kumenya ko bameze neza umunsi ku munsi. Kandi niyo mpamvu nawe ubwawe uzi neza nyine ko ugira abantu ukunda, cyangwa se ukaba ugira umuntu ukunda specific. Wende ibyo buri muntu wese nyine abasha kujya experiencing. Ni uko iri rangakamere Imana natwe yariduhayeho, ntabwo tubasha kurigira mu gisobanuro nk'ikimana nyine ku buryo bwungana nk'uko Imana irifite, ariko natwe turarifite. Amen. So ugerageje rero kureba ikintu twakwita urukundo mu by'ukuri, twagerageza kuvuga ko ari ubuntu Imana ishyira muri twe abantu, buduhesha kuvunikira abandi cyangwa se kwigomerwa abandi, ariko mu buryo bw'uko tubyishimiye. Nyine atari utavateka mpfa gukora ntabwo nagira. Urumva umuntu ashobora gukora ikintu cyiza ariko ukora ko agitegetse, ariko igikorwa cyose kivuye mu rukundo, ntabwo niyo cyaba kivunanye ugikora nyine wumva ufite umunezero wo kuba uri buze kuza kugikora. Niyo mpamvu umuntu ashobora inshuti zisanzwe murabizi, umuntu ashobora guhereza undi gift y'imodoka, ni ikintu gihenze, ariko kubera ukuntu yumva ashaka nyine yumva nejejwe no kumuhereza iyo gift, nyine akumva biramunejeje kuba ayimuhaye. So rero ubwo ni ubuntu Imana ishyira mu mitima yacu, bubasha gutuma umuntu arubashe kuba yavunikira undi, cyangwa se kumwigomerwa, cyangwa se kumukorera ibintu runaka, ariko nyine atari ukuvuga ngo ni itegeko, ahubwo abyishimiye. Amen. So twagerageza kureba ko ari nk'acyo kintu nyirizina dushobora kubonera mu rukundo mu busanzwe. Rero usibye uko mu busanzwe nyine urukundo rushobora gusobanuka, nk'uko umuvandimwe Paul yabyanditse nyine avuga ngo ni imirimo ye, ngo ni imvune zabo ngo kubw'urukundo. Tubona ko igisobanuro cya nyacyo cy'urukundo nk'uko twabibonye nyine ni Imana. Amen. Iyo turi kureba ese nyine ni gute Imana yagaragaje urukundo, iyo dusomye muri Yohana 3:16 tutabona ngo Imana yakunze abantu bari mu isi ngo bituma itanga umwana wayo w'ikinege.
ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mu by'ukuri uyu murongo tujya tuwusoma wakomeza kutunezereza kubwo uko Imana yashimye gutanga Kristo kugira ngo azabe incungu y'ibyaha byacu. Ariko tukabona ko byaturutse mu rukundo rw'Imana, tukabona ko Imana nayo yakoze demonstration y'urukundo rwayo. So rero mu Baroma 5:8 bavuga ngo Imana ngo yatanze Kristo kugira ngo aze adupfire tukiri abanyabyaha, kandi nanone akavuga ko byabaye kubwo urukundo rwayo. Kandi magambo ntabwo urukundo rwo rushobora kuza kuba ruhari ngo rube rupfukiranye nyine ahantu runaka, rutari kugira ikintu runaka rukora cyangwa se serivisi runaka rutanga kuri uwo muntu rufitiwe. Sinzi uko navuga kuri uwo muntu rufitiwe. Reka dusome mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:16. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:16 haravuga ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe ikidukwiriye nuko tubutanga, nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Amen. Yohana gusobanura ko iki gisobanuro cy'urukundo. After all y'ibintu byose dushobora kuza kureba akavuga ati byabivuze gutya na gutya, ziko uramutse ugiye nko muri Google ukandika ngo love, the meaning of love, wabona batangira kukwereka inkuru zitandukanye ngo agapeo, philos, what and what. So rero turabona ko ahantu intumwa Yohana ari kuvuga ngo igisobanuro cy'urukundo ubundi nyirizina, tutagendeye ku bisobanuro bya philosophe n'iki ngo nuko ngo Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Icyambere dushobora kubonamo hano nuko kubw'ibyo Kristo yaragiye gucamo mu by'ukuri ntabwo nyine yumvaga bizaba ari ibintu nyine by'umunyenga nko kuvuga ngo azaza bamukubite nyine cyangwa se ave mu ijuru aze mu isi, nyine kumva ari umunyenga, nyine ari nk'ibintu bimeze nko kwenjoyinga. Oya, yarazi nyine ko agiye gusafaringa. Ariko kubw'urukundo ntiyakonsideringa iyo suffering. Amen. Ntiyita ku kuba agiye kuza kubabazwa bingana gutyo, ahubwo kubw'urukundo arabyemera, araza atanga ubugingo bwe ku bwacu. Kubw'urukundo rero Kristo yakunze itorero, ntabwo yigeze yumva ko umubabaro n'uburibwe azahura nabwo hano mu isi ari ikintu cyamubuza kugaragaza ko akunda itorero, cyamubuza gupracticinga iby'urwo rukundo. Mu by'ukuri rero turebye tubona ko urukundo nirwo rwateye Kristo kuza akambara umubiri, akaza akishyiraho ibyaha byacu, akajya ku musaraba abihaniwe rwose, atukwa, ahindutse ikivume, abantu bamucira mu maso, abandi bamukubita bamubwira ngo bamushinyagurira, abandi bagatangira kumutwa ngo niba uri umwana w'Imana ngaho ikize. Ibyo byose kubw'urukundo ntiyabasha bari byo akonsideratinga, ahubwo akonsideratinga urukundo akunda itorero. Amen. Urukundo rero mu by'ukuri ntabwo narwo nk'uko twabibonye narwo ruri invisible, ntabwo ari ikintu gishobora kuba nyine turi buhure n'umuntu runaka mpita mbona nyine kise kigaragara, ahubwo ni ikintu nanone kiri buze kuza kugaragazwa n'imbuto zacu, nk'uko twabonye ko no kwizera nako kuri buze kuza kugaragazwa n'iki, n'imbuto zabo. Niyo mpamvu turi kubona ko Kristo kubwo gukunda itorero ngo yaje akaryitangira. Amen. Imana kubwo gukunda abantu itanga Kristo kugira ngo azabe incungu. Mu by'ukuri yeza kuba Imana itaratanze Kristo, ntabwo twakabaye nyine turi kumva icyo bivuze ngo Imana yakunze abari mu isi. Aho kuko
Imana yari yatanze Kristo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Imana yakunze abari mu isi, hanyuma tukumva icyo gisobanuro ko tugahita twumva koko ubwo Kristo yazaga agapfira abanyabyaha kuko byaturutse ku rukundo Imana yakunze abari mu isi. Rero dusomye mu rwandiko nanone intumwa Paul yandikiye itorero ry'i Korinto, igice cya 13 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku wa 7. 13:4-7 haravuga ngo urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Amen. Mu by'ukuri turi kubona ko umuvandimwe Paul ari kugaragaza ibiranga urukundo rw'Imana, ibiranga urukundo Imana ibasha guha ku bana bayo. Ni naha tugomba kururebera. Amen. Kubera ko ntabwo nakureba ngo mbone koko ngo ufite urukundo, ngo mbone koko ngo nkurebe nyine nkurebe mu maso mite mugataha mbega umuntu ufite urukundo, mbega umuntu ukunda. Oya, ahubwo ibi bintu bizagaragarira mu gisobanuro koko Imana itanga cy'urukundo, n'uburyo koko tubona koko ko hari abantu runaka uwo muntu turi kuvuga ko afite urukundo koko abigirira. Rero akenshi dukunze kuvuga ngo rwose aho turi dukunze kuvuga ati rwose nkunda bene data. Akenshi umuntu agafata nk'ifoto akayipostinga, agahita ashyiraho wenda nk'agatima cyangwa se agashyiraho nk'ikindi kintu runaka nyine cyo kugaragaza yuko akunda bene data, cyangwa se yaba ari nk'ahantu runaka muri nko gutera story ugahita kumva nyine aravuze ngo ariko ngo rwose ngo bene data ngo nkabakunda, cyangwa se ngo nkunda bene data pe. Nyine iyo wowe cyangwa njyewe mvuze ijambo ngo bene data ndabakunda cyangwa se nk'ubwo buryo bwose, ni iki mbasobanuye? Mbese mbasobanuye yuko bene data koko ndi wiringi kubasavinga n'imbaraga zanjye zose? Mbese mbasobanuye ko bene data nifuza kutazajya mbashakamo ikibi? Kuko twabibonye urukundo ntabwo rwo ruza rushaka ikibi mu bantu. Hano muri kino gice tumaze kureba cya 13 cy'Abakorinto, Paul muri iki gisobanuro yatanze harimo ko ngo urukundo ngo rubasha kwihangana. Mbese harimo ko nzajya nihanganira aba bantu? Mbese harimo ko mbyiyemeje n'umutima wanjye wose? Cyangwa nyine nuko byoroshye kuba navuga ngo bene data rwose ndabakunda, kandi nanone akaba ari imvugo iri komoni, kubera kutabivuze gutyo nanone waba uri gukora ikintu nyine kindi kiri strange nyine abantu batamenyereye. So rero ni byiza ko akenshi niba tuvuze ngo dukunda bene data, cyangwa se kuba navuga ngo mwene data ndamukunda, ndibuze kuza kubishingira ku mvune zanjye kuri we. Amen. Ku mvune zanjye kuri uyu muntu. Kuko Paul nicyo yanditse hano muri no rwandiko, yandikira hano abavandimwe b'Itesalonika akababwira ngo ni imvune ziva mu rukundo bagirirana, cyangwa se kuruha, cyangwa se service gusavingana bagirirana. Impamvu ndi gukoresha imvune nuko ntabwo biri buze kuza kunsaba gusa ikintu kinyoroheye, wenda nko kuba mwene datambwira ati none se wanyegereje ako kantu,
nyine mpite nkoze diretinga ko nta mbaraga nyinshi uri buntware, ndavuga ati reka nkaguhe nta kibazo. Ni imvune kuvunika kubw'uyu mwene data. Icyo nicyo gisobanuro. Ikindi ni uko utabo ushaka kumushakamo iki. Wenda umuntu yiherereye ubwe yaza kuza gusubiramo bino byanditswe no mu rwandiko rw'Abikorinte igice cya 13 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku wa 7, cyangwa se agasoma kino gitabo cyose akomeza kureba. As long as ndi kuvuga nkunda mwene data cyangwa se nkunda bene data, nakagombye kuba ndi kuvuga ngo nagombye kuba ari ibingibi ndi gusobanura. Amen. Imana itwereka urukundo, ariko atwereka urukundo rw'ubwitange rutari amagambo. Ntago ari ibintu nyine ko kugira ngo mbivuge gusa, ahubwo ni ibintu by'uko ari ibintu nkora, ni ibintu by'uko ari ibintu mbamo. Muri rwa rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 na 17, ku murongo wa 16 babanje kutwereka icyagaragaje urukundo, ngo kitumenyesha urukundo, ariko twabonye ko ngo Imana yatanze umwana wayo, ko Kristo yatanze ubugingo bwe. Hanyuma kuri 17 haravuga ngo natwe ikidukwiriye ngo nuko turi gutanga ubugingo bwacu bwa bene data. Mu by'ukuri nuko ndi bwemere kuruha, nuko ndi bwemere kutikonsidera ngo nifate nk'umuntu ari ngiye ukwiriye kugirirwa ibyiza. Akenshi hari igihe abantu bajya bavuga ngo rwose ngiye ngo nyambona bene data batankunda pe, ngo ugasanga nyine nicyo kintu ahora kuremera ngo bene data nibankunda, bene data nibankunda. Noneho ugatekereza, ese wowe urabakunda? Ni ikintu kikubwira yuko bakunda. Icyo kintu gituma ubona yuko ushobora kubuzavuga ukavuga ati abantu ntibankunda kubera ko hari ibintu runaka batakugirira. Icyo kintu nawe wowe ukisuzume murebe nimba koko ukurikije uko wakabaye wumva bakugirira, ariko nawe uri kugira ngo ubagirire. Amen. Ibi bintu nubwo byandikiwe itorero, ngende kugereza kubishyira kuri personal level, ku rwego rwa buri muntu ku giti cye, kubera ko ibi ni ibintu turi kubona ko Paul ari gushima Imana kubw'uko mu itorero ry'Abatesalonike ho birahari pe, agushima Imana. Nubwo tubona n'ubundi akomeza avuga ngo ndabasabira kugira ngo urusheho kugwira urukundo rwanyu. Amen. Umwami akomeze kutugirira ubuntu, Umwami akomeze kuduha kugira uru rukundo mu by'ukuri rutari amagambo. Kuyo nyine nimba mvuze ngo nkunda uyu muntu, menye ngo ni umuntu mfashe inshingano, ni umuntu nyine mbanze ngo aha kanya mpamagaye ambwira ngo ngize ikibazo, nyine nahita ngifata nkaho nyine ari icyanjye. Mu by'ukuri buri muntu wese akomeze kwibaza iyo avuze ngo akunda bene data koko nimba ari cyo abasobanuye. Are you willing to serve them? Utarobanuye. Hari n'igihe noneho umuntu akunda umuntu abona ko nyine byoroshye gukunda, ariko abantu bakunditse nyine urebe nyine ukabona umuntu ukumva biroroshye nyine ko mwaba inshuti pe, wenda kubera ukuntu umubona, kubera ukuntu, ariko ugasanga ibyo bintu ahantu bishingiye ntabwo mu by'ukuri ari uko uyu muntu ari umwana w'Imana nyirizi, kuko nimba ariho byakabaye kubishingiye ubwo akaba akunda bene data bose. Koko nimba biri buze kuza gushingira kuba ari uko ari umwana w'Imana. Amen. Nama tugirira ubuntu kugira ngo turusheho kwigira ku buryo iri torero ryo ngo ryakundana kandi ngo baravunikaga, kandi tubona ko mu by'ukuri ntabwo ibi byanditswe biri kubeshya, kubera ko Paul akomeza munsi muri ya 40 nk'uko twabibonye, akomeza avuga ngo ibi bintu byose byamaze no kwamamara muri no migi yose, ku buryo nyine bikirirwa bituvuna kugira abandi bantu tubashe gusobanurira ibintu byinshi.
amen. Rero hari ikintu kimwe ngira ngo wenda duse nk'abakura mu rujijo. Akenshi buriya umuntu ashobora kugirira undi neza, ashobora gukora ibyiza, ariko ntabwo buri gihe Imana ibyita ko bivuye mu rukundo. Kubera ko hari ukuntu ashobora gukora ibyiza nk'inshingano afite. Urugero, nyine ndabutse mfite akazi nazinduka nkagakora neza, mu by'ukuri ni inshingano afite, nta rundi rukundo rudasanzwe ngafitiye. Urabyumva? Rero n'ibindi bintu bindi bitandukanye bisanzwe. Hariho n'abantu baba bagira usanga agira umutima, Imana aramwihereye ubuntu bwo kuba afite umutima ubasha nko kugira abantu neza rwose, ntacyo atwaye abantu, nubwo bitamukura ko ari umunyabyaha, ariko tuzi ko hari umuntu uba udakijijwe rwose kandi ufite ibyo bintu. So iyo Imana rero isobanura urukundo, ibirusobanura nk'impamvu iri buze kuza kudutera kugira ibindi byose dukora. Ariko nanone ntibivuze ko umuntu adashobora gukora ibyo bintu kandi nta rukundo ruhari. Reka Paul yarabitandukanyije nanone muri kino gice cya 13 cy'Abikorinto, tuve ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 3. Yaravuze ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ngo ariko singira urukundo, bampindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. 2. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse hitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo, ntacyo byamarira. Mu by'ukuri turi kubona ko ibintu bishobora kuza kuba ariko nta rukundo nyarwo ruhari. Umuntu nyine akitanga ubwe pe, bakamushyira hariya bakamucanaho umuriro agarinda apfa, yitangiye abantu runaka, ariko nta rukundo. Kubera iki rero? Kubera yuko urukundo igisobanuro cyarwo ntabwo ari ibyiyumviro gusa umuntu afite, ahubwo nuko rugomba kuba ruturuka ku Mana. Amen. Nuko ari iki gisobanuro cy'uburyo Imana isobanura urukundo. Rero mu by'ukuri ntabwo Imana ishobora kugukonsideratinga nk'umuntu ufite urukundo kandi utarakizwa. So bivuze ngo rero umuntu utarakizwa nta rukundo nyakuri aba afite. Ikindi kandi biravuze ngo serivisi zose yatanga biravuga ngo ntacyo zimaze. Serivisi zose yatanga ntacyo zimaze. Mbese ugomba kwibaza, uyu muntu cyangwa se ngewe ubwanjye narabanje nkunda Imana, hanyuma nkunda aba bantu runaka, bene data, kubera yuko ari abana b'Imana, mbakundiye on that basis yuko ari abana b'Imana, nkunda Imana. Ariko hari n'abantu Imana yabyaye, hari abantu Imana yampaye inshingano zo gukunda umwana wayo, bityo nabo ukabakunda. Rero ibi nibyo Paul yabonaga muri bano bera, yuko bakunda Imana hanyuma bagakunda nabo ubwabo, kandi ngo bakavunikirana. Amen. Bakavunikirana, bakaruha kubera urukundo rw'Imana ruri muri bo. Mwama tugirire ubuntu kugira ngo rwose turusheho gusobanukirwa nyirizina icyo urukundo ari cyo. Ikindi kirano yavuzemo cya 3 ni ukwihangana bizanwa no kwiringira umwami wacu Yesu Kristo. Kwihangana nk'uko twari twabibonye tugitangira, kwihangana tugerageje kureba igisobanuro cyabyo
mu buryo bibiri bivuga, ni umutima wakira ibintu umuntu ari gucamo ariko abibona mu igeno ry'Imana, atari uko urumva nk'akaya nyine bambwira ati wenda umuntu wawe runaka arapfuye, ushobora kubitekereza avuga ati ndetse nyine niyangana nkora iki, nabyo so ni iki kintu cyonyine sigaranye, ni uko ibisigaye byose nta kindi kintu nakora. Nuvuga ngo nicyo kintu cyonyine kigiye kumfata. Cyaza bavuga ati none se nyine ndababara se niyahure singire, so ugasanga nicyo kintu kigiye kumfata, ariko mu by'ukuri uwo mutima ntabwo ari uwo kwihangana, ahubwo umutima wo kwihangana wa nyawo ni umutima uri buze kuza kwakira ibi bintu runaka muri gucamo nk'ibintu biri mu igeno ry'Imana, Imana yashyize imbere yanyu kugira ngo mumucemo kandi mubicemo mukomeye. Amen. Nicyo gisobanuro cya nyacyo cyo kwihangana. Dukurikije context ya kino gitabo, nuko tubona ko bano bera bari guca mu karengane gakomeye bazira umwami, ku buryo Paul yashimiraga Imana ku buryo bihangana. Sina mpamvu navuze ngo kwihangana ubwabyo ni ikintu Imana itubwira mu byanditswe byera, ariko cyane cyane kwihanganira imibabaro duhura nayo kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Akenshi abantu benshi bakunze iyo bageze kuri kino kintu bakunze kumva nyine Imana yakabarenganuye. Ndetse ko nari ndi gusanga Imana kubera iki baba bangiriye gutya, Imana ntibibibona nyine ko rero ndi gusambira, basanga nyine wari ukeneye kurenganurwa nyine, cyangwa se kubera ibintu serivisi runaka urimo wenda gusabira Imana, ukumva nyine Imana yero yagombaga kukurenganura. Imana itubwira kwihangana cyane cyane tuzira umwami wacu. Amen. Ibintu tugomba kubyumva kandi tugomba kubyitaho, kubera ko ni itegeko ry'Imana kwihangana, cyane cyane twihanganira ibyo tuzira batuziza umwami wacu. Rero kwihangana naryo ni irangakamere ry'Imana, naryo kandi yaridusangijeho, naryo irangakamere rya long suffering cyangwa se patience of God, naryo ni irangakamere Imana yaduhayeho. Kwihangana rero ntabwo ari ikintu cyiza nk'uko twabibonye ngo nyine cyiza ari ikintu umuntu nyine acyakire mu gihe anezerewe. Oya, ni ikintu nyine kiri buze kuza mu gihe uri guca mu bintu bitakoroheye. Always kugira ngo ijambo kwihangana rikoreshwe ntabwo ryaza nyine umuntu aba anezerewe tukubwire kwihangana. Oya, ahubwo ni igihe cyose uri guca mu bintu runaka tunejeje. Rero kandi ibi bintu twese tubicamo, abo abera, abe n'abantu abe n'abanyabyaha, twese duca mu bintu bitanejeje. Hano kandi ugasanga n'umuntu w'umunyabyaha Imana ishobora kumuhereza urwo gukomera muri ibyo bintu ntiyahure, cyangwa se ntagire ibindi bintu runaka, usange yarwaye depression n'ibiki nubwo bishoboka. Nihe rero biri buze kuza gutandukanira kwihangana kwacu ndetse no kuza kwihangana kw'abariya abantu bandi, nuko twebwe turi buze kuza kubyakirira mu kuboko kw'Imana kuduprovidinga. Hari umugabo umwe yari umuhanga cyane mu bintu byo gucura imikufi, noneho rimwe nyine akajya yibostinga cyane, nyine avuga ko ashobora kuba ari umuhanga wa mbere mu gihugu. Ngo rimwe ngo umwami aramubwira ati rero buriya unashaka kuzaguhereza ikizamini, nugitsina nzaguhemba, ariko nukitsindwa ngo nzakwica. Hanyuma bati se cyerekeranye n'iki? Ati cyerekeranye n'ibyo ukora nyine byo kuboha imikufi, byo gukora utuntu two kwambara. So noneho ngo umunsi umwe agenda nyine agiye kureba icyo kizamini umwami yamuhaye, ngo ahageze aramubwira ngo wowe ngo genda unkorera akantu ku kaboko kanditseho ko oya, ugenda unkorera akantu ku kaboko nzajya ndeba nishimye nkababara.
naba mbabaye ntishimye. Umugabo aragenda ngo ate umutwe, ariko ibaza icyo kintu cyakimeze gute gusa akajya yibaza nyine mu madesign yose ndacyaba giconze, abura ikintu yakora na kimwe. Noneho abuze ikintu yakora asubira ku wamwigishije ngo aramubaza ati sinakora iki, ngo araje amubwira ngo ugenda design akantu gasanzwe nazo wandika ngo byose bizashira, kuko nazajya abona yumva nyine afite umunezero mwinshi naraho gato byose bizashata akatamugana matavuga. Niyumva nanone afite umubabaro mwinshi nanone azavuga azajya atabona byose bizashira, nanone atemba matavuga. Aragenda agakora kuko aragenda agapresentinga arapasinga. Impamvu naze kano gatekerezo ni iki? No kuvuga ngo ikintu cyonyine cyo buza kuzanira abisi kuba batakiyahura cyangwa se ngo bigire nabi kubw'ibyago runaka bari gucamo, nuko ari gutekereza ati ko yagenda kose hari igihe bino bintu bizashira akenshi. Rero abera ntabwo ikiri buze kuza kudutera kwihangana, ariko tuzi gusa ngo nuko ngo hari igihe ngo bizashira, hari igihe Imana izadusubiza, hari igihe Imana izadushumbusha, hari igihe muzi ko ibyo nabyo bikunda no kuba akenshi no mu madini menshi bakunze no kuba ari byo bakansarengisha abantu nyine bababaye ku rwose, ngo Imana izagushumbusha, ngo umwana wawe ngo nubwo yapfuye ngo Imana izagushumbusha batatu, nyine bakamubwira ibintu nk'ibyo ngibyo byo nyine bamubwira ihangane kuko Imana izagushumbusha ibintu binini. Rero ntabwo izo ngizo arizo kansarengiza mubera, ahubwo abera bagomba kwihangana kuko bazi neza yuko ibyo bintu byaturutse mu kiganza cy'Imana kandi bane bakunda. Amen. Rero ibyo ducamo byose dukwiye kwihangana nimba koko ari byo bisaba kwihanganirwa. Ikindi kwihangana habona part yo kwihanganirana mu gihe noneho muri twebwe ubwacu ariho hari kuva ibyo ngibyo turi kubona ko bitari kuduha uwo munezero. Tugomba kwihangana kandi kwihanganirana. Dusoza rero muri uyu murongo murabona yuko igisobanuro cya buri kintu cyose tumaze kubona hano gishobora kuza kudasobanuka neza mu gihe cyose tutari kumva Kristo, kuko kwizera, urukundo ndetse n'ibyiringiro, ibi bintu byose ni ibintu biba bifite object cyangwa se byose bireba kuri Kristo. Niyo mpamvu niyo mpamvu Paul asoza avuga ngo mu mwami wacu Yesu Kristo, akasobanura ko ibi bintu byose ngo babikorera mu mwami wacu Yesu Kristo. Nuko igihe cyose abera batari gukorera ibintu mu mwami wacu Yesu Kristo, ubwo nshatse kuvuga ko mu gihe cyose ibintu bitari gukorerwa mu mwami wacu Yesu Kristo ntabwo ari buze kuza kuba bafite igisobanuro mu by'ukuri nk'iki ngiki Paul ari gutanga hano, kubera ko icyo gihe abo bantu bo ntabwo ari abera, kandi bano bantu Paul yandikiye ni abera. Rero ibi bintu biraza Paul yagaragaje ko bifite igisobanuro mu gihe cyose biri muri Kristo, kubera ko ibi byose biri common, twese tubasha kubicamo. Hanyuma rero reka dusoze, ariko tukomeze kureba twibaze mu mitima yacu dukurikije ibyo uyu murongo tumaze kwiga wa gatatu. Twibaze nimba koko hari imirimo yo kwizera kwacu ibasha kugaragara nkuko twari twabibonye ubwashize. Twibaze nimba koko tuvunwa no gukora bene data kubera urukundo tubakunda, ndetse nimba koko ikidutera kwihangana ari ukwiringira ibya Kristo ndetse no kugaruka kwiwe. Shimwa.